Kristo Yezu akuzwe bavandimwe, ikaze ku muyoboro wa Izabikorari. Ni mwese mbasabiye umugisha mwe mwabashije gukora subscribe kuri uyu muyoboro. Mboneraho no gusaba abatarakora subscribe ko mwadufasha mukadutera inkunga yo gukora subscribe kugira ngo ijambo ry'Imana ndetse n'andi makuru atandukanye abagezweho mu gihugu by'umwihariko mu mpande zose ndetse no mu ngeri zose ajya abagereraho ku gihe. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ku nsanganyamatsiko nziza cyane, insanganyamatsiko igira iti urugendo rwabo kuva bashyingiwe kugeza mu zabukuru. Iyi ni ingingo ireba abitegura kubana, urugendo rw'abitegura kubana, urugendo nyine mbese tugiye kurebera hamwe kuva bashyingiwe kugera mu zabukuru. Hari n'ibintu byinshi uza gusangamo kandi biza kukugirira akamaro witegura kuba washyingirwa. Rwose cyane cyane abageni mwenda bakangurira kuzakurikira kino kiganiro kuko kirimo byinshi bibareba. Natinze rero reka dutangire ikiganiro cyacu ugiye kugezwaho nanjye Jean Claude. Kugira ngo mumaze kumenyera ko ikiganiro cyacu ahanini kiba kibanda ku bantu, ku bashakanye, bitegura kurushinga. Uyu munsi rero rwose ndifuza ko buri wese aza kugira uruhare muri iki kiganiro, aho uza kuza kuduha igitekerezo, icyifuzo, inyunganizi, ukatubwira uko ikiganiro wagikurikiye, ukatubwira uko wumva twazahindura cyangwa ukatubwira icyo twazakuganirizaho mu biganiro byacu bitaha. Icyo nicyo nifuza ko mwaza kuba mwambwira. Insanganyamatsiko yacu rero urugendo rwabo kuva bashyingiye kugera mu zabukuru, ni ikiganiro kiza kuba cyabaryohera ndetse kikanabafasha. Ugushyingirwa ni ukwezi kwa buki. Nyuma yo guhana isezerano, abashakanye bishimira intambwe bamaze gutera, bagashimira Imana n'ababaye bugufi mu buryo butandukanye kugeza bashyingiwe. Ni igihe tuzi ku izina ry'ukwezi kwa buki, aho abageni baba mu byishimo birenze igipimo, barebana akana ko mu jisho, buri wese yumva ntawe arutisha undi. Ni igihe cyo gusangira akabisi n'agahiye, igihe cy'umunezero n'ibyishimo bisesuye. Nubwo ari cyo cyifuzo muri icyo gihe, ntabwo abageni bose banezererwa kimwe, bitewe n'icyo buri wese aba agambiriye. Biyemeza kubana. Hari ababana bashaka urugo rufite icyerekezo nk'uko Imana ibishaka. Hakaba n'ababana buri wese acunga inyungu ze bwite, n'ababana umwe agambiriye ibyiza, undi acungana no kwikuriramo icyo gishoro. Kenshi bitangira kwigaragaza mu gihe cyo gutegura ubukwe, aho usanga hari abifuza kugurisha urukundo no gusaba ibidashoboka. Mu miryango imwe n'imwe, ukwezi kwa buki ni kubaho bitewe n'akazi, amashuri cyangwa ubundi butumwa bureba umwe mu bamaze kurushinga cyangwa umwe muri abo. Abandi baba barariye inkono mbisi bakagera igihe cyo gushyingirwa inda y'imvutsi. Imyiteguro y'ubukwe ikabacanga kuko baba banitegura akavamahanga. Bamwe bahura n'ibibazo by'inda bibamerera nabi kubera imirimo myinshi kugeza no gukuramo inda. Abandi bitegura bakoresheje ubushobozi burenze amikoro yabo. Nyuma y'ubukwe bagahita binjira mu bibazo by'ubukene, bagatangira kwitana ba mwana ku byo bakoze bitari ngombwa. Ni byiza gufasha abageni kubana no kubaho neza ukwezi kwa buki, kuko n'igihe cyo kumenyana ku buryo bwimbitse. Gukomeza ubumwe n'urukundo rwabo nyuma yo gutangirira hamwe ubuzima bw'urugo bifasha ko iminsi ihita ariko ubuki bugahoraho. Reka noneho turebere hamwe kunoza umubano no guteza imbere urugo. Nyuma y'ukwezi kwa buki, abashakanye batangira ubuzima nyabwo bwo kubana, basaba ko bagira icyerekezo n'umugambi umwe w'urugo rwabo. Baba bamaze
baba bamaze gusigana umubiri bimwe mu byo umwe atigeze amenya ku wundi bigatangira kwigaragaza buhoro buhoro, rimwe na rimwe no gukeka ko mugenzi we yamwihishe yirengagije ko yarambagije umuntu urangwa no kugira uruhande rwiza n'urubi. Buri wese abona neza ibyo atandukaniyeho na mugenzi we ndetse n'ibyo bahuriyeho, cyane cyane mu mitekerereze, mu myumvire y'ibintu, mu buryo bwo gukora inyungu mugenzi we ashyize imbere mu rugo n'ibindi. Bagatangira kandi gushakisha uko bateza imbere urugo rwabo mu mpande zose, rimwe na rimwe batibagiwe n'umuryango bavukamo. Birashoboka kandi ko abacungira ku ntwererano nk'izo inama z'urudaca, kandi kenshi zisozwa ntacyo zigezeho gifatika. Ngizo inguzanyo zirenze amikoro yabo n'ibindi. Yego, ubukwe ni umunsi udasanzwe, ariko nanone kwiha umupira muremure badateganyiriza ejo hazaza h'urugo ntibikwiye, kuko ubukene atari iherezo ry'ubuzima bw'urugo, ahubwo ni intango yarwo. Aha ngaha reka masubiremo neza kugira ngo tuze gufashwa. Ngo ntibikwiye kuko ubukwe atari iherezo ry'ubuzima bw'urugo, ahubwo ni intango yarwo. Ubukwe ntibukorwa hagamijwe gusesagura cyangwa kwisimbukuruza ngo ngaho bashaka kwandika amateka mu binyamakuru, ahubwo ni uguhana isakaramentu no kwakira bizira ubuhendanyi n'uburyarya. Kiliziya yo yoroshya ibintu, isaba abitegura kubana guherekezwa byibura n'abantu babiri, umwe kuri buri ruhande n'undi kuri buri ruhande, n'uri bwakire isakaramentu ryabo. Muri iki gihe, nubwo ari byiza ko abashakanye barebera hamwe ibyabafasha guteza imbere urugo rwabo, bagomba kuzirikana ko iterambere ryarwo rigomba gushingira ku rukundo. Bakitoza kubwizanya ukuri, gushyira mu gaciro no kwiyakira uko bari, kumenyana byimbitse ku mpande zose bahereye ku miterere yabo, ibyo buri wese akunda, kugira imyumvire imwe n'igitekerezo kimwe, ku buryo imyaka ibanza y'urugo rwabo isiga bamaze kwiremamo icyizere cyo kwiyubakamo ubumwe, bitari iby'inyuma y'igihe runaka urukundo rwabo rushobora kugenda rukayuka kugeza batagifite imyumvire n'icyerekezo kimwe. Ni ngombwa ko abashakanye baha urugo rwabo umurongo ngenderwaho mu buzima bwabo hakiri kare, bazirikana ko buri wese ari umunyantege nke, ari byo bizabafasha kwakirana buri wese uko ari, guhana imbabazi no kuzisaba igihe hari ibitagenda, ndetse no kwiyemeza kujya mbere buri wese agira ibyo yigomwa. Twibutse abakeka ko urugo rugirwa no gushakisha iterambere, aho usanga bashyira imbere kwiga gusa, gushakisha imitungo mu buryo ubwo ari bwo bwose, gusiganwa n'abandi biyemeje ko ipfundo ryarwo ari urukundo, kandi ko buri rugo ari ikinege. Baba bashaka kubakira ku musenyi, kuko abashakanye biyemeza mbere
ya byose urukundo kandi mu byiza ndetse no mu bibi. Ngira ngo reka dukomeze mbere y'uko dugana ku musozo, dusome n'iyi ngingo ya nyuma igira iti kuba ababyeyi. Urukundo rw'abashakanye rukomoka kandi rushingiye ku Mana. Ni nayo mpamvu abahanye isakaramentu umwe agira undi umugabo nawe akamugira umugore, bombi bagahabwa n'ingabire y'ububyeyi. Kuba ababyeyi bishinga imizi bibarutse, bakagira ibyishimo basangiza imiryango migari, inshuti n'Imana. Kunguka umwana biha kandi ababyeyi inshingano ikomeye yo kurera neza no kurerera Imana, igihugu na Kiliziya. Reka dusoreze hano, tuzakomeza iyi ngingo, aho tuzakomeza ingingo igira iti ugushyingirwa kw'abana. Tuzakomeza ni byinshi nzabaganiriza. Reka mbifurize umugisha w'Imana mwese mwadukurikiye. Niba hari icyagufashije, niba hari ibyo wumva by'amakosa bari kuzakora, hari ibyagufashije mu bufiyansaye bwawe n'uwo muri kumwe, ngira ngo wagira icyo utubwira muri komenti, haba inyunganizi, haba igitekerezo, ndetse n'inkunga turayemera. Ariko by'umwihariko abatarakora subscribe, mudufashe kugira ngo natwe dutere imbere kandi dukomeze tubafashe gukomeza kwiga ndetse no kwihugura mu bitegura ku bana, mu babana, kuko mbafitiye byinshi mbateganyiriza kandi ngomba kubagezaho. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.